Ngibi ibintu bitanu nakora ndamutse ndi umutangizi kuri AI. Niba uyu munsi utazi AI na gato ntugire ubwoba. Iyi video iraza kugusobanurira neza icyo waheraho nuko wabikora kugira ngo nawe ubashe kwisanga muri iyi tekinoloji nshyashya ya AI. Kuba tanzi nitwa Jado Creator, ariko muri iyi video tugiye kuganira ku bintu bitanu ushobora guheraho uramutse uri umutangizi ku kintu bita AI. Njyewe ikintu cya mbere ndamutse ngiye gutangira naheraho nabanza kwiga nkamenya ngo ese AI ni iki. Niba utazi ubusobanuro bwa AI, kuri ino channel mfiteho video ndi gusobanura kuva imuzi icyo bita AI. Ikintu cya kabiri nahita niga gukoresha ChatGPT. ChatGPT ni application igufasha kwandika, wowe urandika ikibazo ufite yarangiza ikagusubiza. Muri make nakwimenyereza kuyivugisha. Icya gatatu nagerageza gukoresha AI mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Urugero, ndi nko kwiga, tuvuge ko wenda ndi nko gukora imibare. Imibare ni isomo rikomeye nk'uko babivuze. Ubwo rero nshobora gukoresha AI mu gusubiza ibibazo bikomeye ikaba yabasha kumfasha. Ikintu cya kane, namenya neza ute se ibintu AI ishoboye ni ibihe n'ibyo idashoboye ni ibihe. Nanone kandi kuri YouTube channel yanjye mfiteho video isobanura neza ibintu AI itabasha gukora n'ibintu AI yabasha gukora. Ikintu cya gatanu, ntajya nyiga gahoro gahoro. Ni ukuvuga ngo si ngombwa ko AI uyimenya umunsi umwe gusa. Najya igihe najya nigira AI. Tuvuge nk'urugero, ku munsi wenda niyemeje iminota 40. Iyo minota 40 nka making sure ko iyo minota 40 izajya ihoraho. Ngera ku musozo rero, ikintu nakubwira ngo rekeraho kuvuga ngo ibintu nzabikoresha. Tangira uyu munsi, tangirira aho uri, tangirira ku byo ufite, ibindi byose bizajya bigenda bikunda. Ni ukuvuga ngo AI ni tekinoloji nshyashya, ariko wabonye ko no mu kazi barimo barayishishikariza abantu. Ubwo rero ndi nkawe natangira aka kanya kugira ngo ejo bizabashe kunyorohera. Niba hari ikintu wungutse muri iyi video, please make sure ko wakoze subscribe. Nanjye bizatuma nkomeza gukora content nyinshi kandi nziza zifite akamaro. Ciao.